ngo haye ikaze ku bugingo bw'Ijuru TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe isengesho wasenga 2026 ibintu byawe bikagenda neza, ukabona imbaraga z'Imana, ukabona gukomera kw'Imana, kuko Imana igufiteho umugambi muremure 2026. Niyo mpamvu ukwiye kumvira isengesho. YouTube channel mugiye kubana n'ubugingo bw'Ijuru TV. Ngiye bikugezaho ni Mugisha Ben. Ngo haye ikaze. Ubundi nta kintu wakora Umwami Kristo atagufashije, kuko yaravuze ngo azaha umugisha amaboko yacu, ibyo tuzakora byose tuzabona ineza y'Imana. Niyo mpamvu nawe ugomba kumvira isengesho kugira ngo rigukomeze 2026 ugere ku ntego zawe. Ubundi usenga ute? Igihe uri gusenga ufite icifuzo, ufite icyo ushaka kubyira Imana. Buri wese aba afite ibintu bitandukanye yabyira Imana, ariko uburyo dusengamo nabwo buratandukanye. Niyo mpamvu bamwe ubona basubizwa, abandi ntibasubizwe, abandi bagategereza bagaheba. Ariko uyu munsi ugomba kumva ijambo ry'Imana kugira ngo ubashe kumva ko ibisubizo byawe bigomba kujya ku murongo bitewe n'icifuzo ufite. Niyo mpamba yawe bwa mbere Imana ishingiraho kugira ngo iguhe umugisha kandi n'ibyifuzo byawe bisubize. 2026 igizwe n'amezi 12. Uhereye mu kwezi kwa mbere ufite icifuzo, ukagira mu kwezi kwa 12 ugifite ico cifuzo kitari cyasubizwa. Muri wowe wumva ufite ikibazo gikomeye cyane, ukagira ngo Imana yarakwibagiwe, ukagira ngo uwo wagisabye uri kugitakambira yarakwibagiwe. Ariko ntago ari ukuri. Iciza nuko we akuzirikana umunsi ku munsi, abakwibuka, abakwitayeho. Nubwo ubona igisubizo cyawe kitarasubizwa, ariko isaha n'isaha Umwami ushobora byose wo mu ijuru waremye isi n'ijuru yagisubiza. Dore uko dukwiye gusaba, dusaba Imana, twinginga Imana. Ubundi byicwa n'ibintu duteye mu mutwe. Urasaba icifuzo, usaba wenda urugero, ugasaba Imana ngo iguhe akazi. Ngo Mana numpa akazi, ngo nzatanga umushahara wa mbere w'akazi mbonye, biba ari ituro ngutuye. Twebwe ubwacu tutari twabona akazi twumva ari byo, ariko ubwo tumaze kwinjira mu kazi igisubizo cyacu kirasubijwe. Ariko ubwo twinjiye mu kazi, cya cifuzo cyo gutanga umushahara wa mbere ntabwo bibaye, ahubwo wowe uhise utekereza ibindi, unasaba ibindi byifuzo, ntushimiye icifuzo cyatambutse bwa mbere. Icyo gihe impamvu utashimiye nuko wirengagije inshingano wahanye n'Imana, uyibwira ngo nimbona akazi nzagushima ntanga umushahara wa mbere ukwezi kwa mbere. Hamara kabiri mu kwezi kwa mbere ukabona ako kazi, mu kwezi kwa gatanu ugasanga ka kazi warakaretse. Icyo gihe nuko utasohoje inshingano wagiranye n'Imana. Imana si gukora ngo iguhime, ahubwo bishaka kukwigisha kugira ngo amakosa wakoze uyigireho. Niyo mpamvu natwe dukwiye gukora, tugasaba, ariko tukanahiga imihigo twiyemeje tuzashobora. Saba Imana icifuzo ufite, hanyuma yaho numara kwifuza icifuzo wifuza, umuhigo wahise nawo ugira intego. Nimba uzawukora utari wabona ibyo wasabye, ukore. Nimba uzabikora ari uko umaze gusubizwa, tegereza, hanyuma nawe uhigure. Dukwiye kwiga uburyo dukwiye kubaho mu buzima bwa buri munsi. Ikindi cya kabiri ugomba kwitaho nk'umuntu uri gusenga, uri gusengera ibyifuzo, uri gusengera ubutumwa bwiza bw'Imana, ugomba kwitaho ni ikihe? Iga kubana neza n'abandi. Niwiga kubana neza n'abandi, icyo gihe Imana izaguha umugisha, izagukomereza amaboko, izaguha umugisha utabonye kubona. Kuko nubana n'abandi neza, bazagira inzara ubagaburire. Ugira inzara
nabo ubwabo bakugaburire. Icyo gihe iyi sengesho ryawe uzaba wasenze uri kuvuga ko ugomba kubana n'abandi mu mahoro izasubizwa kandi uzabona ineza y'Imana. Ikindi tugomba kwitaho turi gusenga muri 2026 tukabona ineza y'Imana, tukabona gukomera kw'Imana, nta kindi nuko twakwirengagiza ibitugerageza. Hari byinshi bitugerageza duhura nabyo bya buri munsi, ariko wowe shikama ukomere ku ntego yawe, ubone ineza y'Imana, ubone gukomera kw'Imana, Imana ibane nawe, ibyo ukora byose ubone agaciro k'Imana, ubone gukomera kw'Imana. Kandi nusenga wizeye ko byose bizakomera bigasubizwa, icyo gihe Imana izaguha umugisha, izabana nawe, ibyo uzakora byose uzabona ineza y'Imana. Ikindi ugomba kwitaho uri gusenga 2026 tugiye kujyamo cyangwa turimo, ugomba gusenga wizera ko ibyo uri gusenga ari ukuri bizagenda neza. Benshi twibwira ko dusenga dusaba Imana bikarangira, ariko hagerekaho ikintu cyo kwizera, ukizera ko ibyo usabye Imana izabisubiza. Muri iyi minsi dufite byinshi bitubugarije byatuma tudasaba Imana tunayinginga cyangwa tukayisaba kubera abantu batureba. Ahubwo wowe iherere n'umutima wawe uyisabe icyo ushaka cyose, ariko ugire iki kintu cyo kwizera. Ikindi twarebera hamwe cyagufasha kugira ngo ubashe kugera ku ntego kandi n'ibisubizo byawe bikagenda neza, Imana ikagufasha, nta kindi twizere, dukore tunasenga. Icyo gihe nukora unasenga ibikorwa byawe bizivugira. Nimba ucuruza, curuza neza, hanyuma Imana iguha umugisha. Ahubwo wowe icyo ukora ni ugusenga, ugasaba Imana ikakwinginga, ikabana nawe muri bizinesi. Ibyo ukora byose ukabona ineza y'Imana, ukabona gukomera kw'Imana, ukabona ibitangazo by'Imana. Twige gusenga, kuko gusenga ni ubuzima, kuko gusenga ni agaciro gakomeye ku buzima bwacu, ni agaciro gakomeye ku magara yacu, ku buzima bwacu byose. Gusenga ni imibereho. Nkwifurije intsinzi 2026. Imana izabane nawe, izagukomereza amaboko. Ibyo uzakora byose uzabona ineza y'Imana. Imana izaguha agaciro wabuze, Imana izaguhuza n'abantu b'umumaro. Ibyo uzakora byose uzabona ineza y'Imana. Kandi nimba wizeye ko Imana izakugira neza, ntugende utanditse amen, kuko ni agaciro k'ubuzima bwawe ugomba kwitaho 2026. Reka twese twifurizanye umwaka musha muhire wa 2026. Ndabakunda cyane.